mfite ibyishimo kuko nkunda Yesu nawe urabifite kuko nawe umukunda niwe wabanje kudukunda mbere urukundo rwe rurenze ubwenge niba utamuzi mumenye iki nicyo gihe cyawe arakomanga ngo ukingure maze yinjire azana ubugingo amahoro n'ibindi byose izina rye ni umukozi w'umuhanga jye mfite Yesu kuko namwizeye nawe uramufite kuko wamwizeye yatumenye isi itararemwa yabaye igitambo cyacu twese niwe agakiza kabonerwamo mumwizere mwese niwe Alufa niwe Omega n'Imana nzima nitangirira kabiherezo yaranesheje uwo niwe jambo ry'ubugingo mbabwiriza mfite umwuka wera kuko namwemeye uramufite nawe kuko wamuhawe niwe umfasha mu byo nkora byose uwabisina bwo bamuzi abayoborwa n'uwo mwuka nibo bana b'Imana niwe wemeza ab'isi ko ari abanyabyaha niwe mbaraga zimbashisha ndamushaka cyane kugira ngo neshe mu izina rya Yesu niba utamuzi mumenye iki nicyo gihe cyawe arakomanga ngo ukingure maze yinjire zana ubugingo zana amahoro n'ibindi byose izina rye ni umukozi w'umuhanga niwe agakiza kabonerwamo mumwizere mwese niwe Alufa akaba Omega n'Imana nzima nitangirira kabiherezo yaranesheje uwo niwe jambo ry'ubugingo mbabwiriza abayoborwa n'uwo mwuka nibo bana b'Imana niwe wemeza ab'isi ko ari abanyabyaha niwe mbaraga zimbashisha ndamushaka cyane kugira ngo neshe mu izina rya Yesu niwe mbaraga zimbashisha ndamushaka cyane kugira ngo neshe mu izina rya Yesu niwe mbaraga zimbashisha ndamushaka cyane kugira ngo neshe mu izina rya Yesu kugira ngo neshe mu izina rya Yesu kugira ngo neshe mu izina rya Yesu. Uyihinduye bishya akira ishimwe Mana yabayishuwe Mana yabayishuwe akira ishimwe waturinze n'ukuri ntitwapfa wahinduye byose ubihinduye bishya akira ishimwe Mana yabayishuwe wadutoranije udukuye mu bandi
madini maze uraturinda ngo tugukorere. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe, Mana y'abahishuwe, akira ishimwe. Waraturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe. Iyo tuvuze Imana yibutsa abahishuwe, tukibuka ubuntu watugiriye, tubura amagambo tugaca amarenga. Tutakira ishimwe Mana y'abahishuwe, Mana y'abahishuwe, akira ishimwe. Waraturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe. Ineza yawe ntitwayirondora, ni wowe Mana ishumbusha. Udushumbushisha iby'umwanzi yatwibye, wongeyeho indishyi z'akababaro. Mana y'abahishuwe, akira ishimwe. Waraturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe. Ntabwo tuzatatira iki gihango, wahishe mu bwiru bwahishwe mu bwiru, uduhishuriye ibyahishwa abanyabwenge. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe, Mana y'abahishuwe, akira ishimwe. Waraturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe, Mana y'abahishuwe, akira ishimwe. Waraturinze n'ukuri ntitwapfa, wahinduye byose ubihinduye bishya. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe, akira ishimwe Mana y'abahishuwe. Wahinduye byose ubihinduye bishya, wahinduye byose ubihinduye bishya. Wongeyeho n'indishyi z'akababaro, wongeyeho n'ubukererwe. Mana wahinduye byose ubihinduye bishya, wahinduye byose ubihinduye bishya. Akira ishimwe Mana y'abahishuwe. Haleluya. Nimuze twihanire Imana, maze tubone kuragwa ibyiza. Twihanirane hagati yacu, kandi tunaba
mashyamba ya Kongo ntihaguragije munyarwanda we. Munyarwanda urapfira iki igihe wahereye nturarambirwa? Mbese ubutegetsi buriho ntibwakurambiye munyarwanda we? Mwanga kumva mukomeza gushinga amajosi, mwayisimbuje ibigirwamana n'ubusambanyi bw'indengakamere. Burya koko ngo umurengo wica nk'inzara, mwibagiwe ineza yose Imana yabagiriye. Ayo maraso FPR ikomeje kumena, induru yayo yarangije kugera mu matwi y'Umuremyi. Mbagiriye inama isumba izindi, nk'uko nakomeje kuyibagira. Nta kindi cyabakiza uretse kwihana kumeze nk'uko abereye mu gihugu cy'Ininefu. Yewe munyarwanda wari mu Rwanda we, nawe wavuye hanze, nutihana uretse no gupfa uzanarimbuka. Uretse no gupfa uzanarimbuka, kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 n'uwa 20, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Rubanza ruhereye mu itorero, muze twikiranure n'Imana. Rubanza ruhereye mu madini, muze mucire bugufi Imana. Rubanza rwageze mu butegetsi, muze mwikiranure n'Imana. Rubanza rwageze mu madini, muze mucire bugufi Imana. Rubanza rwageze mu butegetsi, muze mwikiranure n'Imana. Yamamaye hose, inkuru yakwiriye hose, inkuru yageze hose, inkuru yamenywe na bose, kubwoko bw'Imana bwaguzwe.
nsaba nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba nzabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba nzabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe niba ndonnye nkaba nkundwakaye niba unyishimira gasohoza icyo nshaka maraho inama z'abagome imigambi y'abaduhiga fana waba bangamiye ububyutse uzasozwa natwe ubwoko bwawe kiza ubwoko bwawe babisha udukize mwene amadata gusabye Rwanda, Burundi na Kongo Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Afurika n'Uburayi Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Amerika na Aziya Yesu ngo bibe umwandu wawe gusabye Oceania n'isi yose
Yesu ngo tube umwandu wawe. Ni muzimu Mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ni muzima. Yesu niwe kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo. Mu izina rye niho twese dukirizwa. Ni muzimu Mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ni muzima. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemeye, abamwemeye bahinduwe abana b'Imana. Umwizera ntazigera acirwaho iteka, utamwizera uba amaze kuricirwaho. Ni muzimu Mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ni muzima. Araza vuba, araza tuzaniye ingororano, kugira ngo agororere umuntu ibikwiriye. Komera kandi ukomeze icyo ngicyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe ryiza. Ni muzimu Mwami Yesu agiye kugaruka, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu agiye kugaruka, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Umwami Yesu ni mutaraga, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu agiye kugaruka, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu yaranesheje, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu agiye kugaruka, yigeze gupfa ariko ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu agiye kugaruka, yigeze gupfa ariko ni muzima. Mbwira Mwami, mbwira Mwami, kuki basubije inyuma mubazi yabo kuri zero, umaze kuvuka. Mbwira Yesu, kuki igihe cya
yemeje hamenetse amaraso niyo yabaye amaramaka ngw'ibibi n'imbere ya Yesu ibingibi nabyo n'inyuma ye habaye iki isi nayibyemeze
Yesu tujye mu ntambara twarobanuwe n'umwami twese twiyereke umugabo araje tumukurikire impanda bazivugije natwe turitabye umugabo araje tumukurikire impanda bazivugije natwe turitabye dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo yanesheje umwanzi wacu kubw'umusaraba ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye twashobora kuneshwa se Yesu aturwanira ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye twashobora kuneshwa se Yesu aturwanira dukomere dushikame muri izi ntambara turinde imitima yacu gwitagwa mu gico ntwaraneye umwami niyita ku by'isi nikwigimera mbibone kunesha satani ntwaraneye umwami niyita ku by'isi nikwigimera mbibone kunesha satani dutwaye intwaro z'Imana nizo dukwiriye inkota iryayiboneye n'ijambo ry'Imana turyemere twese niryo ridukiza turyizere turikore nibwo tuzatsinda turyemere twese niryo ridukiza turyizere turikore nibwo tuzatsinda Uwiteka Nyiringabo umugaba wacu araduhamirije ati nimutinye namba mureba narazirangije ati muri n'abatsinzi ndetse kurushaho mureba narazirangije ati muri n'abatsinzi ndetse kurushaho tureba yarazirangije ati turi n'abatsinzi ndetse kurushaho tureba yarazirangije ati muri n'abatsinzi ndetse kurushaho ati turi n'abatsinzi ndetse kurushaho ati muri n'abatsinzi ndetse kurushaho tureba yarazirangije ati muri n'abatsinzi ndetse kurushaho ndagera ikirenge mu cyawe Yesu umwami ndagera ikirenge mu cyabambanjirije ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyawe Yesu ndagera ikirenge mu cyawe
ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Nibatatinya igihango bizerwa bujujwe imbaraga z'umwuka wera, bakuze ijambo na nyiraryo izo ntore, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Bahinduriye benshi kugukiranuka, babonye isi imeze nk'ibambwe, nayo yababonye nk'abambwe nanjye, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Bahamije Kristo wabambwe, bahamije Kristo wazutse, barwaniriye ubutumwa bwiza, nanjye ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Ndagera ikirenge mu cyabo Yesu, ndagera ikirenge mu cy'intumwa za mbere, ndagera ikirenge mu cya Petero, Pawulo, Debora, Dorukasi, ndagera ikirenge mu cya Kalebu, ndagera ikirenge mu cya Yayeli, mu cya Tabita, ndagera ikirenge mu cya Baraki, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Ndagera ikirenge mu cya Rusi, Yosiya, Esiteri, Zerubabeli, ndagera ikirenge mu cya Eliya na Elisa, ndagera ikirenge mu cya Abigayili, Hagayi, Elizabeti, Nehemiya na Gideyoni, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Ndagera ikirenge mu cya Daniyeli, Dawidi, ndagera ikirenge mu cya Hana, Ezira, ndagera ikirenge mu cya wa mugore, ndagera ikirenge mu cya Natani, ndagera ikirenge mu cya Moridekayi, ikirenge ndakigera mu cya Yosuwa, ndagera ikirenge mu cya ba bagore bafashaga Yesu, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Ndagera ikirenge mu cya Mariya Madarena, ati mwumve Yesu yazutse, nanjye nimwumva agiye kugaruka, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije. Ndagera ikirenge mu cy'izi ntwarane zahukanye iminyago, zavuye mu isi nta mugayo. Ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjije, ndagera ikirenge mu cyabambanjije.
wanyereje ko ndi uwo kwizerwa warangabiye none uranyongeye umugisha wawe uhora ari mushya uw'iki gihe wo wabaye akarusho wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo unsha none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutarangije uruwanjye nduwawe ibyo ndabihamya none unyongeye n'irindi sezerano ko muri iyi si n'isoko y'umugisha urubyaro rwanjye rukayivomamo wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo nsha none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutarangije shimwa nyagushimwa we urabikwiriye mpambitse ikamba yiyongera ku yandi reka nete kuko ari wowe netera ibi nta wundi nabikorera wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo nsha none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutarangije wangiriye ineza irenze ihagije warantonesheje kandi ntacyo nsha none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga wongeye unyeretse kutarangije wongeye unyeretse kutarangije imivumo yose yahinduye imigisha amateka mabi yabyaje ibihaza wongeye unyeretse kutarangije wongeye unyeretse kutarangije wongeye unyeretse kutarangije akaruru
cyane. Mwami Yesu nubwo wari Imana ntiwashatse kubigundira, wisize ubusa umugaragu uranyumbata, kandi umaze kuboneka uri umuntu wicishije bugufi bikabije, ntiwangano gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature ku Uwiteka. Pilato yakwishongoyeho akwibarisha ibyo yumvanye abatambyi, yakubajije niba uri umwami kandi wari we, wamushubije ku bwami bwawe atari ubw'iyi si turimo, ko yaba ari ibyo abagaragu bawe bari kurwana. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature ku Uwiteka. Pilato yakomeje kukwirataho, yongeye kukubaza niba uri umwami, wamushubije ushize amanga uti wakabimenye, kandi uti iki nicyo navukiye ndetse nicyo cyanzanye mu isi, no kugira ngo mpamye ukuri, kandi ukuri ni jye. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Mu rukiko umaze kumwihorera, yabukangishije ububasha bwe, wamushubije umuhamiriza uti sigaho sigaho, nta bubasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Niyo mpamvu uyu nguyu ukungabije akurusha icyaha. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Ari ibyo mu ijuru byose
izina ryawe ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature ku Uwiteka, kandi indimi zose zature kuri Umwami.
jambo w'Imana uwahozeho uriho kandi uzahoraho uri ndiho uri wenyine nkomeje inzira wanshiriye yanyejeje mu kuri ubu nkaba ndi mu bugingo kandi naratsiratsije nagukunze urukundo ruhoraho nguha amahoro yanjye atarondoreka atameze nk'ay'isi itanga nakugiriye ubuntu bugeretse ku bundi nguha imbabazi z'iteka ryose uri ibirwanisho byanjye uri intwaro zanjye z'intambara komeza umpamiriza imbere y'amahanga nanjye nzaguhamiriza imbere ya data n'abamarayika be ikiruse byose kandi naguhaye ubugingo buhoraho niko umwami wanjye Yesu avuze nari gukundwa n'umuryango wanjye nari gukundwa n'urushako rwanjye nari gukundwa n'urubyaro rwanjye nari gukundwa abiyita inshuti zanjye ibyo byuwo byose wabyuzuyemo maze umpindura unyuzwe nanyuzwe ndi munyurwa ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze ibyo byuwo byose wabyuzuyemo maze umpindura unyuzwe nanyuzwe ndi munyurwa ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze aho nari gukenera ubuzima bwanjye ko nibwiraga yuko hari icyo wamarira so nishingikirijeho warabishinguje ko nashyiraga amaso wayakuragaho ibyo byuwo byose wabyuzuyemo maze umpindura unyuzwe nanyuzwe ndi munyurwa ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze ibyo byuwo byose wabyuzuyemo maze umpindura unyuzwe nanyuzwe ndi munyurwa ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze wanyeretse urukundo kuko uri imvano yarwo wankundishije abandi kuko nawe ubakunda wanyigishije byinshi byo muri urugendo wambereye umwizerwa unyize ibikomere ibyo byuwo byose wabyuzuyemo maze umpindura unyuzwe nanyuzwe ndi munyurwa ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze
Yesu Kristo rudasumbwa we. Ntawe muhiga n'uwabitekereje uwamuhemuye ku mugaragaro umwivuga hejuru kubw'umusaraba. Ndi wowe urige turi umwe kuko twavanze umubiri n'amaraso, kandi umwambari w'umwana agenda nka se. Ukomeje kunyigisha nkomeje kwiga, ariko isomo rikomeye mpora nsindwa ni iryitwa umuntu. Isomo ryitwa umuntu. Ibyo byuwo byose wabyuzuyemo, maze umpindure unyuzwe. Nanyuzwe ndi munyurwa, ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze. Ibyo byuwo byose wabyuzuyemo, maze umpindure unyuzwe. Nanyuzwe ndi munyurwa, ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze. Nanyuzwe ndi munyurwa, Yesu uranyuze. Ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze. Ibyo byuwo byose wabyuzuyemo, maze umpindure unyuzwe. Nanyuzwe ndi munyurwa, ko n'ukuri kuzuye Yesu uranyuze. Ibyo byuwo byose wabyuzuyemo, maze